Good morning. This is Juvenal. Nk'uko dusanzwe twigira hamwe uburyo dushobora kubara ingano y'ibikoresho bigenda ku nyubako, ndabashishikariza nanone gukunda ndetse no gukurikira uru rubuga rw'abasaveya rw'Nise Surveyor and Quantity Surveyor Academy. Muri class ya mbere twari twashushanyije inzu yari ifite slab cyangwa se slab on grade cyangwa se slab yo hasi ifite metero 15 kuri metero 12. Murabyibuka ubwo twashushanyaga iyi nzu turi kureba ubwoko bw'inkuta z'amakatene glasses. Nubango dufite slab yo hejuru tukagira niyo hasi. Mu by'ukuri ntabwo wakubaka inzu utazi ingano y'ibikoresho biyigendaho. Uyu munsi rero turahera kuri slab on grade cyangwa se iyi slab yo hasi nkuko muri kubibona igiye selectinze. Nubango ifite za metero 15 na 10 kuri metero 12. Tugiye kuyibarira beto izatwara igomba kuyimena kugira ngo ibirangiye. Iri ni isomo rikurikira iryo twakoze ejo tubara ingano y'ibyuma bijya muri slab. No kuvuga ngo icyo tugomba kuba tuzi nubango turasubira kuri floor plan turebe bya bipimo byacu. Iyi slab icyo twumvikana nuko ifite umubyimba santimetero 15. Iri somo rero turarikurikirana ngerageza kwandika nta mashusho menshi ari buze, turajya tugaruraho iyi drawing gusa kugira ngo tubashe kumenya igice turi kugenda dukarikira. Noneho ibyo bize kudufasha kubona ingano y'ibyo tugomba gukoresha. Turakoresha kaka text document kugira ngo mbashe kugenda mbyandika, noneho mugende mubona formule nkuko tubyibukiranyije. Nuvuga ngo tugiye gukora ni calculation of the concrete material for a slab of metero 15 n'ibice 10 dukubye 12 dukubye 0.15. No kuvuga ngo formula ya mbere turibuze gukoresha hano turakarikira weight volume. Weight volume no kuvuga ngo irahita ingana n'ibirana inanditse hejuru. No kuvuga ngo iraba ingana na metero 15 n'ibice 10 dukubye na metero 12. Twongere dukube nanone nazo n'ibice 15. Mu by'ukuri ibi biraza guhita biduha metero cube 27 n'ibice 18. Niyo beto itose cyangwa se ready mix. None ariko icyo kwitondera nuko iyo ukarikira ingano ya beto bagiye kumena kuri ku nyubako ntabwo utanga volume zitose. No kuvuga ngo ubara iyamaze kuma. Noneho nuvuga ngo dry volume y'iyi slab yacu ihita ingana n'iri ya weight volume ariyo 27 n'ibice 18 metero cube. Niturangiza tukahita tuyikubaho rimwe n'ibice 54. Iyi rimwe n'ibice 54 mu by'ukuri ni coefficient bakubana beto, kuko no kuvuga ngo iyo iri presentinga voids cyangwa se gaps ziba ziri hagati ya particles, kuko muribuka yuko kugira ngo beto ikomere ikenera binding material. Binding material rero ni umucanga. Rero hagati ya concassé n'umucanga haba harimo air voids cyangwa se gaps hagati y'izo material. Iriya ni coefficient ijya kubi compensating. Ibi ni tubifata tukabikuba tuno iyo kari metero cube 41 n'ibice 852 cubic meter. No kuvuga ngo iyi niyo volume iribuze kuba considered muri calculation zose tugiye gukora, kuko niyo volume ya beto yumye. Mu by'ukuri rero hari ibyo ugomba kubuzi kugira ngo ujye kubara beto. No kuvuga ngo none datas ugomba kubuzi. Nanone ntiwabara beto utazi mixing ratio. No kuvuga ngo mixing ratio tugiye gukoresha hano, mixing ratio
tugiye gukora M15 class ya beto, ni ukuvuga ngo aba ari 1 2 4, ni ukuvuga ngo rimwe, iyi rimwe ni sima, 2 ni umucanga, 4 ni konkasi. Ni ukuvuga ngo iyo umaze kumenya iyi mixing ratio, hasi icyo formula ya gatatu turi buze guhita karikira icyo bita ngo ni total ratio. Total ratio ni ukuvuga ngo ni imvange ya byose, ingana iki? Irangana n'umufuka umwe wa sima, twongereho imicanga 2, twongereho konkase 4, bivuze ngo ni 7. Iyi niyo total, ni imvange y'igipondo ku mufuka umwe, nimba ariko twabyita ku bantu wenda bagira, kuko mu cyaro tumenyere ko tubyita ngo nabaponda cyangwa se nabapondera, ibintu nk'ibyo ngibyo. Noneho nitumara kubona, nimba twamaze kubona dry cement concrete, tukaba dufite na total ratio, tugiye gukarikira nanone, tugiye gukora calculation nibwo igitangira sasa no yabya bikoresho calculation. Icya mbere twari dufite no kuvuga ngo ni cement. Cement no kuvuga ngo formula dukoresha hano, dufata cement ingana na cement ratio, tukagabanya total ratio, noneho icyo tubonye tukagikuba na dry cement ratio, noneho icyo tubonye hano tukaza tugahita tugikuba na dry concrete volume. Ibi rero birahita bingana iki? Birahita bingana, sima turabizi ko ari 1, tugabanye 7, noneho icyo tubonye hano duhite tukigabanya, duhite tugikuba na metero cube 41 n'ibice 85 2 7 cubic meter. No kuvuga ngo aha turahita tubona 5 n'ibice 97 metero cubic meter. No kuvuga ngo izi nizo cubic meter za beto. Noneho hano turaza kubisobanura dukoresheje iyi formule ivuga gutya. No kuvuga ngo formula tuza kwinjectingamo hano, turakoresha iyo bita density formula. Density formula kugira ngo, kuko uramutse ubwiye umuntu ngo genda nzane metero cube 5 n'ibice 97 za beto yifu, ntabwo ashobora kumenya ngo ni ibiki. Density formula rero no kuvuga ngo nkuko tubizi ku ishuri, tuzi yuko density ubwayo ingana na mass tugabanyije volume. Siko bimeze? Bivuze iki rero? Therefore mass izahita ingana na density times cement volume, kuko niyo turi calculating hano. Rero no kuvuga ngo iyi density kuri concrete, then the concrete density is equal to 1440 kg per cubic meter. Ibi rero birangana iki? As per formula dufite hano hejuru, twamaze kubona ko mass ari density ukubye cement volume, kandi tuzi ko density ya sima ni ibiro 1440 kuri metero cube. Bivuze ngo, kandi tuzi neza yuko ingano ya beto ya sima dufite ni metero cube 5.97, no ngo turita dukubaho 5.97 cubic meters. Then hano no kuvuga ngo turita tubona yuko sima yacu izagenda ikangana, nidufata 1000
murabyihanganira, ni ukuvuga ngo turahita tubona ibiro 8,609 kg. Ibi biro rero ni ukuvuga ngo nanone ushobora kubibwira nk'umuturage tugira nzanira ibiro 8,609 ntamenye ngo ni ibiki. Ni ukuvuga ngo tugiye kubishyira mu mifuka ya sima. Icyo tukahita dukora nuko tukahita tugabanya n'ibiro 50 kugira ngo tubenye imifuka irimo. Ibi bizahita bigenda bingane n'imifuka 172 bags. Niko twahita tubigenza kuko nibwo wabona imifuka. Ni ukuvuga ngo iriya slab yacu yajyaho imifuka ya sima 172. Ni ukuvuga ngo icya kabiri tugiye gukarikira ni umucanga, sand cyangwa sharp sand. Sand nanone nayo izagenda ingane ni ukuvuga ngo nitugiye gukarikira umucanga n'ubundi formula ni imwe. Turafata sand ratio tugabanyije total ratio, icyo tubonye tugikube na beto yumye bya biro 41.857. Ni ukuvuga ngo beto dry concrete ni iyi yo hejuru niyo igenda ibyara biriya byose dufite. Ni ukuvuga ngo nidufata ibi bintu tukabikuba, mu by'ukuri tuzahita tugenda tubone yuko umucanga ziri buze kuba metero kibe 119 cubic meters. Ni ukuvuga ngo cubic meters, ni ukuvuga ngo ushatse kubibara mu biro nanone wakoresha ya density formula hano ku mucanga. Yo ni ukuvuga ngo density y'umucanga iteka ahantu hose muzajya mubara imicanga mukoresheje density formula, mujye mumenya ko ku mucanga ari ibiro 1,600 kuri cubic meter. Ibiro byahita bingana iki? Ni ukuvuga ngo ushatse kubibara mu biro wahita ufata 1,600 warangiza ugakubona metero kibe 119. Ni ukuvuga ngo icyo wabona hano byaba ari ibiro. Reka tubikube nabyo turebe uko biri bugende bikangana. 1,600 dufite 1,600 dukubye 119 1,190 1,190 ku mucanga. Nibyo dukoresha cubic meters, nibyo biro wakwaka. Ariko ikiza urugero nuko twabirekeramo hano kuko nuvuga ngo tumenyereye muri site. Reka wenda tureke gukomplika ubuzima dushyiramo amaformule menshi cyane. Nimba mfite cubic meter 119 kandi twaba tuzi ko howo ijyamo metero kibe 20, nshobora guhita mfata 119 nkagabanya 20 no nkamubwira umubare w'amahowo, kuko abakiriya bose tuzabasha kugira bo kuri tereni wa muturage udashobora kumva ngo density ya beto. Gusa ni logique nayo muba mukwiye kuyimenya. 119 ningabanya 20, mu by'ukuri nzagira mubwira ati genda nzanire amakamyo 6 kuko mfite 5.95. Ubwo icyo ndi bukore ni round off, wahita umutuma amakamyo trucks, amakamyo 6 y'umucanga. Noneho icya gatatu nanone ngiye gucalculatinga aggregate nayo ni ukuvuga ngo izangana na aggregate ratio ngabanye total ratio, nindangiza nkube ibyo mbonye nkagikuba na ya dry 852 dry volume. Ibi ni ukuvuga ngo bizagenda kuri aggregate cyangwa se chippings bizangana na 4 ngabanyije 7 nkubye 41 8.527. Ibi bizahita binyereka yuko chipping nkeneye ya metero kibe 23.9 kugira ngo ubone umubare w'amakamyo. N'ubundi wafata ibingi bugahita ugabanya 20 wafata cubic meters kugira ngo ubone umubare w'amakamyo. Nimfata 23 n'amakamyo 2, ni ukuvuga ngo metero kibe 23
makumyabiri na tatu, kane ni ukuvuga ngo nimfata karindwi nkagabanya nimfata karindwi kane nkagabanya karindwi, kambikarike, ni ukuvuga ngo nimfata kane nkagabanya karindwi ndabona 0.57, nimbikuba 41 n'ibice 8 5 2 7, ndahita mbona 23 n'ibice 9, 23 n'ibice 9, aggregate ratio kane ngabanyije karindwi, noneho ngabanyije karindwi narangiza ikintu gikuba na 41 n'ibice 8 5 2 7, ndahita mbona 23 ninangiza ngiye mbikuba n'igihumbi 600 nka density ya n'igihumbi 600, 23 n'ibice 9 nkubye n'igihumbi 600 density kugira ngo bone mu biro ni ibiro ibihumbi 38, ibihumbi 38, 23 n'ibice 9. Izi ni metero kibe, icyo gihe nshatse kubishyira mu biro byahita biba ibiro 38,240. Noneho icya kane ndi bukarikire ni ukuvuga ngo ni amazi mu busanzwe tugiye kukarikira amazi akoreshwa muri mixing, ni ukuvuga ngo umufuka umwe bundi wa beto munabimenye, ni ukuvuga ngo one bag ijyamo litiro 30 z'amazi. Mu bundi buryo bishatse kuvuga yuko ibiro 50 bya sima bikenera litiro 30 z'amazi. Bivuze ngo dushatse kugira coefficient rero ni ukuvuga ngo icyo dukora ni water over cement, aribyo bingana na 30 tugabanyije 50, biro bingana na 0.6. Iyi niyo coefficient. Nujya gukarikira amazi rero uzafata iyi coefficient nurangiza uyikube na cubic meter cyangwa se ibiro bya beto uri buze ufite, cyangwa se mu bundi buryo bworoshye. Nimba tuzi yuko iyi ari coefficient yavuye ku mufuka umwe, kandi twaba tuzi ko dufite imifuka ya sima 172, ni ukuvuga ngo turafata iriya coefficient dukube n'172 duhite tubona yuko amazi turi bukenera ari litiro 5,165 liters. Niko bigenda, kuko umufuka umwe ujya muri litiro 30, kandi twamaze kubona ko dufite imifuka 172, bivuze ngo ari amazi niyo dukeneye. Ahasigaye ikindi kibazo mwaba mufite mwagerageza mukambaza, twatubyunguranaho inama.